Nshuti bakunze mukunda ijambo ry'Imana, turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Twongeye kugira umugisha cyane wo kumva ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane, ni ibi bikoze, ni ibiduhaye uburyo n'uyu mwanya. Nta kintu na kimwe tuba twatanze, turabishimira Imana cyane. Imana ibahe umugisha, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi muhawe ikaze muri iki cyigisho gisoza urukurikirane rw'ibyigisho byacu byitwa ninde uzaboneka mu myaka 1000 mu ijuru, kandi ndakurarikira kuzabonekayo kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ingingo enye. Iya kane rero tugiye gusorezaho ibyigisho byacu bisoza kugira ngo turusheho gutekereza ukuntu tuzaba mu ijuru. Bahaye ikaze muri iki cyigisho nise imyaka 1000 n'isi nshya. Ni amagambo meza cyane, kandi ndakwifuriza kuzaboneka mu myaka 1000 mu ijuru ndetse no kuzaboneka mu isi nshya, kuko iyo si izaba itandukanye n'ingiyi, nta cyaha kizaba kiriyo, izaba ari isi nziza cyane. Mbere yuko tujya mbere mu cyigisho cyacu, ngiye kuguha ikaze kandi ngusaba kugira ngo ugize hafi byanditswe byera kugira ngo tujyane mu cyigisho cyacu kivuga ni isi nshya, imyaka 1000 n'isi nshya. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Imana yacu, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Urakoze cyane ku magambo wagiye utwigisha muri ibi byigisho. Ndakwinginze cyane kugira ngo utere imitima yacu kwifuza kuzaboneka mu ijuru, kandi si ibyo gusa, twizere Kristo nk'umutambyi wacu mukuru, twizere Yesu ushobora kuduha mwuka wera, kandi tugendere mu bushake bwe no mu ijambo rye nk'uko ari tuyoboramo umunsi ku wundi. Dushoboze kwegura ubugingo bwacu, kandi abantu bakurikira ijambo ryawe by'umwihariko ubahe umugisha wawe, ubahe mwuka wawe wera, ubashoboze kukwitegura bazaboneke mu ijuru mu myaka 1000, kandi si ibyo gusa, bazaboneke no mu isi nshya. Mana, uduhe umugisha wawe, kandi mwuka wera atwigishire ijambo. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, dusubiye mu gitabo cy'Abalewi, aho tugiye kongera kugenzura neza akantu kandi twitonze ukuntu dushobora kuba mu myaka 1000 mu ijuru, kandi tukazaba no mu isi nshya, nk'uko icyisho cyacu gifite umutwe uvuga yuko tugomba kuba mu ijuru imyaka 1000 kandi tukaba no mu isi nshya. Rero tugiye kongera gufata akanya, ariko nk'uko twagiye tubyigira ku rugendo igihe abisirayeli bavuga muri Egiputa, n'ubu ni rwo rugendo tugikomejemo, nubwo Imana igenda ihindura uburyo ibitwigishamo, kuko n'ubundi n'ibihe byacu biba bitandukanye. Njye mbabwire ko n'uyu munsi niko bigomba kugenda. Imana yashaka kuduteza izo ntambwe zose kuzageza tugejeje muri Kanani yo mu ijuru, kandi tukahatura rwose imyaka 1000. Tuzaba tugiye mu ijuru mu myaka 1000, kandi ibintu binejeje. Mu myaka 1000 mu ijuru tuzahaba tunezerewe, tuzarya ku giti cy'ubugingo, tuzakura. Abari bafite intege nke bazagira imbaraga, Imana izaduhindurira umubiri wo gucishwa bugufi, kandi abari bafite ibiro bikeya, umuntu agira ibiro 80 bakavuga bati yabyibushye cyane. Ariko mbabwire ko tuzakura tugire ku gihagararo cya Adamu, kuko Imana izatugarura ku giti cy'ubugingo, kandi tuzagira umugisha cyane. Kandi tugera mu ijuru si ibyo gusa, tuzaca n'urubanza, kuko abanyabyaha batagiye mu ijuru bazaba bapfuye kugira ngo barindire indi myaka 1000 ishize, kugira ngo babone igihano cyabo giheruka. Mbabwire ko bazacirwa urubanza n'abazaba bari mu ijuru muri iyo myaka 1000. Mu gihe rero twiga iyi myaka 1000 n'isi nshya, ndakurarikira cyane kuzabonekayo, kandi tugiye kongera kwigira mu gihe cy'Abisiraheli uko byagendaga, kugira ngo twite cyane ku magambo tugiye gusoma mu Balewi igice cya 23. Tugiye gusoma duhere ku murongo wa 33, ariko kugira ngo wenda tuze kumva neza uyu murongo wa 33, tugiye kubanza tujye ku murongo wa 32, kugira ngo turebe ukuntu umutambyi wacu mukuru mu cyigisho cyabanjije iki ngiki, ingingo ya 3 yatubwiraga isuzuma rubanza. Ni ikintu gikomeye cyane ko Kristo nava ahera cyane hazacamo agahe gatoya, hanyuma ako gahe gato cyane nikamara gucamo aze gutwara abantu abajyane mu ijuru mu myaka 1000. Ari nayo mpamvu nkunyiye kugira ngo tujyane n'ubundi muri iki cyigisho. Haranditswe ngo ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mwibabazemo imitima, mujye muziriza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi wa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wa 10, uwabaga ari umunsi w'impongano, nk'uko icyigisho cyabanjije iki ngiki kibitwereka. Rero mu murongo wa 33 utanyanye no kutubwira ikindi kintu cy'ingenzi, ariyo mpamvu nkurarika kugira ngo turusheho kujyana. Haranditswe ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umunsi wa 15 uko kwezi kwa 7 aba ariho mutangira kuziriza Uwiteka iminsi mikuru 7 y'ingando.
biratangaje cyane. Nyuma y'itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi mu gihe cy'abayuda, kuko uwo mwaka washushanyaga uko isi zasoza ikarangira, baratubwiye ngo ku itariki 15 z'uko kwezi kwa karindwi hanyuma muzatangireho rwose kuziriza umunsi mukuru w'Uwiteka, iminsi mikuru y'ingando. Rero hari itariki 10 nk'umunsi mukuru wo guhongerera ubuturo bwera cyangwa kweza ubuturo bwera. Uwo munsi ukaba ku itariki 10, ariko hari n'itariki 15 hatangiragaho umunsi mikuru w'ingando, kandi iyo minsi mikuru 7 yitwaga iminsi mikuru y'ingando. Iyo minsi 7 yitwaga iminsi mikuru y'ingando yatangira ku itariki 15 igasoza ku itariki 22. Ndagira ngo rero mbabwire yuko iyo minsi uko iri kandi ikaba ari 7 yitwaga iminsi yo kwishima. Ndaza kubibasomera muraza gutangara kwihuye n'imyaka 1000 tugomba kuzaba mu ijuru. Abo mu isi bayikora iminsi 7 nk'iminsi mikuru y'ingando, kandi nako yakorwaga mu gihe cya kera. N'uyu munsi habaye icyo bita amateraniro makuru nk'igihe cyo gusoza umwaka. Rero uwo munsi wabaga uvuze ikintu gikomeye mu mateka, kuko iyo minsi 7 niyo ivuga ukuntu tuzaba mu ijuru twishima yuko Imana yatuvanye mu isi tukaba tunesheje icyaha, dushimira Kristo ko dutabaye, akaba tuvanye mu maboko ya Satani burundu, kandi akaba tuvanye no kuri iyi si. Iyo minsi 7 rero yitwaga iminsi mikuru y'ingando, ni ishushanya imyaka 1000 tuzamara mu ijuru. Ushobora kuvuga ati ariko ntabwo ndi kumva uburyo iminsi yakorwaga ari 7, noneho uyu munsi tukaba tugiye kuba mu ijuru imyaka 1000. Ati ibyo bintu bihuriye hehe? Hari ikintu kimwe abantu bagomba kumenya. Imana yivuze iminsi 7 cyangwa yivuze 7, ibivuze ikintu kirenze 1 2 3 4 5 6 7. Ibivuze ikintu kirenze icyo, ndagira ngo mbahe nk'urugero. Murabyibuka mu Itangiriro igice cya mbere, Imana itubwira ko yaremye mu minsi 6, ku munsi wa 7 karuhuka, kandi ikabwira Adamu na Eva ngo bajye baruhuka umunsi wa 7. Nimurebe kuva mu Itangiriro Adamu na Eva bariho, n'uyu munsi wa 7 uracyariho. Rero umunsi wa 7 uvuze ikintu cyagutse kandi kigari mu buryo abantu bakwiriye kubyumva. Rero umunsi wa 7 n'uyu munsi uracyariho. Iminsi 7 rero bivuze ikintu kirenze 1 2 3 4 5 6 7, bivuze ikintu cyagutse cyane. Mu ijuru rero tuzahaba imyaka 7, kandi murabyibuka yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko umunsi umwe ku Mana ushobora kuba imyaka 1000. Bityo rero ntago ari gukabya igihe tuvuze ko tuzaba mu ijuru imyaka 1000. Uko niko kuri, niko ijambo ry'Imana rivuga, kandi iyo minsi irahuye neza. Ariko hari ikintu bavuzeho. Baravuze ngo itariki 10 zagomba kurangira n'umunsi w'impongano, imbabazi zitanzwe, abantu bihaniye bagaragaje yuko rwose bagiye kujya mu wundi mwaka badatewe amabuye mu gihe cy'abayuda. N'ubu niko bizagenda. Yesu nava hera cyane azaba arangije guhongerera, azaba asohotse mu buturo bwera, ariko azaca akanya gatoya hanyuma aze gucyura abantu mu bwami bwe bahaba imyaka 1000. Ushobora kumbaza ati ariko kuki hacagaho iminsi 5 kuva ku itariki 10 kugeza ku itariki 15? Kuki hacagaho iminsi 5 hakabona gutangira iminsi mikuru y'ingando? Niko bimeze. Mubyibuke yuko mbere yuko Kristo atunga ku bicu byo mu ijuru hazabanza kuba icyo bita ibyago 7, kuko ntabwo bishobora kubaho Kristo akira ahera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru agihongerera abantu hakiriho imbabazi. Rero hari iminsi zacaho mikeya nayo babwira ngo ingana gutya, gusa icyo nzi cyo nuko ari mikeya y'ibyago 7, kuko ari byo mujinya w'Imana wuzurira, nkuko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 14 uhere ku murongo wa 9, aho tumuga mareka 3 butubwira yuko abantu baramuka baramije mu buryo Imana itateguye bazahura n'icyo bita umujinya w'Imana. 15 na 16 bakatubwira ibyo byago 7 ko ari byo mujinya w'Imana wuzuriramo. Rero ntabwo bishoboka yuko isi yagurwa n'amahano atavanzemo n'imbabazi. Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi. Oya, Yesu azaba avuye ku ntebe y'imbabazi hazacaho iminsi mike rwose kugira ngo ibyago 7 bibanze bibe ku isi, kandi bifata abantu bose babaye ku murongo wo kutumvira umurongo w'Imana. Rero ku munsi wa 15 hazatangira iminsi mikuru y'ingando, kandi iyo minsi mikuru ishushanya imyaka 1000 tuzamara mu ijuru nk'imyaka yo kwishima, ndetse n'Abisirayeli bayikoraga nyuma yuko urubanza rwabo rurangiye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7. Urumva ko rero ibintu byo mu gihe cya kera bihuye neza cyane n'umurongo Imana iduha uyu munsi. Rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe, kuko tuzaba tugiye kuba mu ijuru mu myaka 1000, kandi akwifuriza cyane kuzahaba ukurikije ingingo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu nk'uko twazize muri ibi byigisho. Zizagufasha kumenya ukuntu wazaboneka muri imyaka 1000, kuko zatanze umurongo ku wundi uko Imana yawutanze. Rero mwumva umurongo wa 35. Aranditse ngo ku munsi yitangira hajya habaho guterana kwera, ntihakagira umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Mu mari iminsi 7 mujya mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Uwa 8 ujye ubabera uwo guterana kwera, muwutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro, aba ari bwo muterana mwitonze, ntimukajye umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Ngiye gusimbuka ngende ngere ku murongo wa
39 handitswe ngo ariko muhere kuri uwo munsi wa 15 uko kwezi kwa karindwi mumaze gusarura imyaka yo mu gihugu cyanyu mujye muziriza iminsi mikuru 7 y'Uwiteka uyitangira uwo kuruhuka n'uwa 8 uwo kuruhuka. Ku munsi uyitangira mujye mwenda imbuto z'ibiti byiza n'amashami y'imikindo n'amashami y'ibiti bisagambye binini n'ingemwe n'imikinga byo ku migezi mumare iminsi 7 munezerewe imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Numva yuko iminsi mikuru 7 n'imisi y'Uwiteka, uwo munsi mukuru baratubwiye ngo mujye mumara iminsi 7 munezerewe imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Byashushanyaga rero umunezero abantu bagize ko Imana yabarinze muri uwo mwaka wose, cyangwa se katubivuga mu mvugo yacu y'iki gihe uko Imana yarinze abantu kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi, kandi tuzaba tugiye kujya imbere y'Uwiteka kugira ngo tuhanezererwe. Rero iki kintu kiratangaje kandi ndifuza ko turushaho kugitekereza mu gihe twiga amagambo nk'aya kugira ngo turusheho gutekereza ku Imana idukunda kandi yifuza kuzatugeza ahantu nyine mu ijuru aho tuzakura abagwingijwe n'icyaha, abaguwe nabi n'icyaha, Imana ikabondora. Imana izabigiye kutwondora. N'igihe uyu munsi umuntu afite ukuntu yumva wenda yondowe, abarwaye igifu ugasanga abarwaye umutwe udakira, nyamara umuntu afite wenda n'ibintu byo muri ubuzima ariko ugasanga hari ikintu abuze rwose cy'ingenzi. Isi nimbi kandi yaguye n'abantu bitewe n'icyaha cyayijemo, nta muntu umwe iguye neza. Tugomba no kuzajya mu ijuru giti cy'ubugingo, abari bagufi bakazamuka, bari bafite intege nke bakagira imbaraga. Imana izabigiye kudukuza tugere ku gihagararo cya Adamu, kandi tuzaba tugiye gusubirana rwose ibintu Adamu yatakaje aribyo Edeni, kuko nyuma y'imyaka 1000 tuzagaruka hano muri iyi si ariko yatunganijwe. Tugiye kubyiga neza akantu ku kandi, niyo mpamvu nkurarikira cyane kubyiga ubyitondeye. Mu gitabo mfite hano cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi bavugamo ingingo ikomeye kuri iki kintu cyarangaga umunsi w'iminsi mikuru y'ingando. Kugira ngo tukiga neza tucyumve, tugomba kwifashisha igitabo kugira ngo kiduhe amateka y'ukuntu kera byabaga bikorwa kandi nicyo byashushanyaga uyu munsi. Ni kuri page 276 haranditswe ngo mu kwezi kwa karindwi habagaho umunsi mukuru wo guterana kwera cyangwa w'ingando. Uwo munsi mukuru wagaragazaga ubuntu bw'Imana mu mwero w'ibiti by'amatunda, iby'imyelayo n'iby'inzabibu. Niwo wari umunsi mukuru uheruka iyindi mu mwaka. Umusaruro w'impeke wabaga waramaze guhunikwa, amatunda, amavuta na vino byaramaze gupfundikirwa mu mazu y'ububiko. Noneho abantu bakaza bazanye amaturo yo gushima Imana. Uwo munsi mukuru wari igihe cyo kwishima. Niko uwo munsi wakorwaga mu gihe cy'Abisiraheli, iminsi mikuru y'ingando, kandi byavuga ngo ni igihe cyo kwishima. Barakomeje ngo wabagaho nyuma y'umunsi ukomeye w'impongano, bamaze kwizezwa yuko ibicumuro byabo bitazongera kwibukwa ukundi. Ubwo babaga bakiranutse n'Imana, imirimo yo gusarura irangiye n'imihati y'umwaka mushya itararangira, abantu bigiraga mu munezero wa gahunda zera zabaga zateganijwe muri icyo gihe. Uko byashobokaga kose, abari mu rugo bose bagombaga kujya muri iyo minsi mikuru, kandi kubw'umuco wabo wo kwakira abagaragu, abarewi, abanyamahanga n'abakene barakirwaga. Nk'uko Pasika yari imeze, umunsi mukuru wo guterana kwera wari urwibutso. Bibukaga urugendo rwabo rwera mu butayu. Abantu bavaga mu ngo zabo kuba mu tururi cyangwa mu biraro bigondagonzwe mu mashami y'ibiti byiza n'amashami y'imikindo n'amashami y'ibiti bisagambye binini n'ingemwe z'imikinga yo ku misozi. Urumva yuko umunsi mukuru w'ingando wari ufite ikindi kintu ushushanya, nk'uko umunsi mukuru wa Pasika wari ufite ikindi kintu ushushanya, kandi burya n'umunsi mukuru wa Pentekote wari ufite ikindi ushushanya, ndetse n'umunsi mukuru w'urubanza cyangwa se umunsi mukuru w'impongano, byose byari bifite ikintu bishushanya mu gihe cy'Abayuda. Byose byakorwaga bigendereye ikintu kirenze icyo Abayuda bakorwaga, ahubwo bigendereye kumenyekana mu isi yose, kuko Abayuda ibyakorwaga mu Bayuda byari igihamya cyo Imana yiteze ku batuye isi. Rero uyu munsi mukuru ngo ari umunsi mukuru wo kwishima, kandi batubwiyemo n'ikindi kintu gikomeye. Baratubwiye ngo babagaho nyuma y'umunsi ukomeye w'impongano, bamaze kwizezwa yuko ibicumuro byabo bitazongera kwibukwa ukundi. Wabagaho nyuma y'umunsi mukuru w'ingano, umunsi mukuru w'impongano, bamaze kwizezwa yuko ibicumuro byabo batazongera kwibukwa ukundi. Ndagira ngo mbabwire ko rero icyo kintu kivuze ikintu gikomeye. Igihe tuzaba tugeze mu ijuru, tuzaba twamaze kubabarirwa ibyaha byacu, umunsi mukuru w'impongano uzaba wararangiye, abantu ibyaha byabo bizaba byarahongerewe, bizaba byashyizwe kuri Satani. Abantu bazaba bagiye mu ijuru mu minsi mikuru yo kwishima no kose kongera kubona umugisha bari barabuze igihe kirekire. Umva rero ko kuba mu ijuru mu myaka 1000 ni ikintu kinejeje, kandi dukwiriye kurushaho gutekereza. Kuri
paje yo hakurya, paje 277 haranditse ngo umunsi mukuru wo guterana kwera ntiwibutsaga urugendo rwo mu butayu byonyine, ahubwo wanacuriraga wa munsi mukuru w'umunsi uheruka. Uwiteka azohereza abasaruzi be kurundanya urukungu ngo rutwikwe no guhunika ingano mu kigega cye. Ubwo nibwo ababi batazibukwa, bazaba nk'abatigeze kubaho, nk'uko biri muri Obadiya 16. Ijwi ryose mu isi no mu ijuru rizifatanya n'ayandi mu munezero wo gusingiza Imana. Igihe abacunguwe b'Uwiteka bazaba bamaze kujyanwa muri Kanani yo mu ijuru, badahungabanyijwe, bakijijwe uburetwa bwaturutse ku muvumo, bazishima ibyishimo byiza bitavugwa, ubwo umurimo ukomeye wa Kristo w'impongano uzaba wararangiye n'ibyaha byabo byarakuweho burundu. Amen. Imana ishimwe cyane yuko umunsi mukuru w'impongano uzaba wararangiye, ibyaha byabo bizaba byarababariwe, abantu bazaba bajyanywe mu ijuru rwose kugira ngo bahanezererwe, kandi bazaba bagiye kwishimira ibyo Uwiteka akora, ko Uwiteka ari umunyembabazi. Abacunguwe bazaririmba indirimbo yo muri Yesaya 55:10, abavuga ngo abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Hari ibintu bizaba bisoje, hari ibintu rwose bizaba birangiye, abantu bazaba batuje, bazaba mu myaka 1000 baguwe neza. Imana izabakira, Imana izabaha umwanya wo kongera kwizera yuko Imana ifite ubushobozi, kandi ko yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo ibarokore. Bazaba bagiye mu ijuru kuhanezererwa mu buryo bukomeye, kandi ni ikintu kinejeje cyane, ni ikintu dukwiriye kwitaho cyane. Mbese ibyanditswe byaba bivuga iki kuri iki kintu kugira ngo turusheho kugitekereza? Mbabwira yuko Imana ntabwo igeze duhisha ibi bintu. Imana yatubwiye yuko izakora ibishoboka byose, kandi yuko ikitinije Kristo n'uyu munsi ni ukugira ngo ihanagure ibyaha byacu, tuzaboneke muri imyaka 1000 kandi tuzaboneke no mu isi nshya. Muvandimwe wanjye, hari iminsi mikuru y'ingando, kandi iyo minsi mikuru yabaga mu gihe cya Isiraheli. N'uyu munsi kabikorwa yitwa iminsi mikuru cyane mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, amateraniro makuru. Ni igihamya cy'uko tuzagera mu ijuru mu materaniro makuru. Ariko none hari ikintu kimwe kibabaje, kandi ntabura kubwira buri muntu wese uri ku isi uhumeka uvuga yuko asenga Imana, uba mu idini iryo ari ryo ryose, nuko kuba mu madini yacu kwacu ni ikintu cyo gutekerezwaho, kuko hari igihe abantu bakora ibintu byitwa iminsi mikuru, cyangwa se ibintu bigaragaza nk'gahunda yo kuramya, gahunda yo gusenga, ibintu bijyanye imihango yo gusenga, ariko abantu batarihannye. Nijye mbabwira yuko aba bayuda babyubahirizaga gutya muri 70 byasoje Imana bashyizeho umutemeri, ndetse bapfuye benshi kuko bizihizaga iminsi mikuru ariko batarahindutse mu mutima. Rero tugomba kurenga yuko turi mu idini nuko tubona ibintu gusa, ahubwo tukifuza kugirana isano nzima na Kristo, kuko aho niho hari ibyiringiro byacu kandi rwose by'ukuri. Nijye mbabwira yuko iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 tuhasanga amateka y'umugabo witwa Petero, igihe Herode yamufataga akamufunga ndetse amaze kwicisha Yakobo inkota. Ndiye mbabwira yuko ngo ibyo byanejeje abayuda kugeza ubwo afashe Petero ngo amwiyogeze azamwice Pasika ishize. Nimwumve igihe umuntu ashobora kuziriza Pasika n'iminsi mikuru akagaragaza yuko ajya mu bintu by'imihango y'itorero gusa, ariko adafitanye isano nzima na Kristo, uwo muntu bari gutakaza ikintu cy'ingenzi. Nta muntu uzagezwa mu ijuru nuko yaririmbye cyane, nta muntu uzagezwa mu ijuru yuko yoherije ibintu by'idini cyane kuruta uko yagombaga kujyana isano nzima na Yesu. Dukeneye Yesu mbere y'ikintu cyose dukora, dukeneye Yesu mbere yuko tubwiriza, dukeneye Yesu mbere yuko dukora gahunda z'itoro, dukeneye Yesu mbere ya buri kintu cyose. Igihe tujyana isano nzima n'Imana nibwo duba dufite amahirwe, kandi Yesu koko azatubera umuvugizi adutunganye, bizasuze tubonye ubugingo buhoraho. Reka rero mbasomere amagambo ari mu byahishuwe. Ibyahishuwe bitubwira ikintu gikomeye ku bantu bazaba mu ijuru kandi bakaba no mu isi nshya. Mu gice cya 7 ngiye gusoma amagambo avuga ngo Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Bazaba bageze mu ijuru, bazaba bagiye muri ya myaka 1000, gahunda zose zaba zarashoje zo ku isi. Imana izaba bari ibyaha byabo, abantu bazaba barakira umwana w'intama wa Pasika, bazaba baremereye Karuvari, bazaba rwose barihannye, bazaba barakiriye Mwuka Wera Pentekote, kandi abo bantu mu rubanza bazaba barasuzumwe basange nta kizinga bagifite, nk'uko twagiye tubyiga akantu ku kandi. Aba bantu bazagera mu ijuru kuva kuri Abeli umukiranutsi ndetse na Adamu na Eva, gukomeza ku bakiranutsi bose bagiye babaho mu ijuru, bazagaragazwa yuko nta cyaha bari bafite, kuko bizeye intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, barabyihana, barabibabarirwa, nuko Imana bategurira kuba mu ijuru. Mu byahishuwe igice cya 7 rero batubwira amagambo akomeye ngo Yesu yerekwa abahuwe Yesu bageze mu ijuru.
haranditswe ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Amen. Urumva ko abantu bazaba bageze mu ijuru bazaba barimo baririmba agakiza n'ak'Imana yacu n'ak'umwana w'intama kuko bazibuka ukuntu Imana yabatabaye kuri buri ntambwe kandi ikababarira ibyaha byabo kuko Satani yari yabibakoresheje. Ndagira ngo mwibuke yuko ihene ya Zazeri izashyirwaho ibyo byaha byose aba bantu b'Imana bazaba bageze mu ijuru bizagereka kuri nyirabazana Satani wabibakoresheje. Rero umurongo wa 11 hakomeza tubwira ngo nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'abakuru na bya bizima bine bikubita hasi baramya imbere y'intebe bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati amena amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose. Amena. 13 umwe muri babakuru arambaza ati abambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Aba bantu bari bambaye iki? Ibishura byera. Kandi abamarayika b'Imana mu ijuru ntabwo bigizaga nkana babaza bati aba bantu bambaye ibyera ni ibishura byera ni bande kandi bavuye hehe? Mu ijuru bazanezezwa no kubona abantu batsinze. Ntabwo ari ikintu cyoroshye kuzabona abantu barokotse ububata bw'icyaha. Icyaha kiryoheye abantu benshi cyane ku buryo kukivamo no kukireka no kukizibukira ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko igihe umuntu ahindukiriye Imana nibwo abona yuko kwihana icyaha ari ibintu byoroshye. Rero mu ijuru bazavuga batumva aba bantu ni bande kandi bavuye hehe? Abantu bemeze bite bambaye ibishura byera? Bazatangira kwibaza ku makuru y'aba bantu. Bizaba batangaje kubona batsinze Satani, bizaba batangaje kubona barokotse kandi ari benshi banze ubuntu bw'Imana. Haranditswe ku murongo wa 13 ngo umwe muri abakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye hehe? 14 ndamusubiza ni mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Ikintu bakoze bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababa ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi kandi bazicwa n'icyokere ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose. Ku mwana w'intama ari hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo kuko bazaba baragiriye ibyago bikomeye cyane muri ubu buzima, aho bazangwa, aho bazatukwa, aho bazakena, aho bazasonza. Bazaba barahuye n'ibintu byose by'ibyorezo n'ibyago bihura n'abantu muri ubu buzima, murabizi. Ariko Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi Imana ishimwe cyane. Bazaba bageze mu ijuru batazongera kurira, kandi ntabwo bazongera kurira ukundi rwose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko dukwiye kongera gutekereza mu gihe turi kureba ukuntu tuzaba mu ijuru mu myaka 1000 kandi tukazagaruka ku isi, tugomba kongera gutekereza nge nawe uyu munsi Imana yaduhamagara iki? Ese ashaka gukora iki ku mibereho yacu mu gihe twika iki cyigisho kugira ngo urusheho kubona irarika ry'Imana mu ijambo ryayo? Ngiye kugusomera amagambo akomeye cyane kandi Imana iri kukubwira nawe uyu munsi mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwanditswe na Yohana igice cya 7. Hari amagambo nshaka kugusomerayo kugira ngo urusheho gutekereza ikintu Imana iri kukubwira uyu munsi n'irarika Imana iri kuguha, kandi ukwiye kwemera kwakira bikitwa uyu munsi. Mu gice cya 7 kitubwira Yesu ari hano ku isi, ariko igihe yajyaga mu minsi mikuru y'ingando, kuko mwibuke ko Yesu yavutse ari mu gihe cy'Abayuda, avukira hano ku isi ahamara imyaka 30. Ndagira mbabwire yuko hari igihe nawe yagiye muri iyi minsi mikuru y'ingando nk'iminsi ashushanya ko tuzaba mu ijuru, ariko asanga abantu bayirimo bafite ikibazo, kugeza ubwo ngiye kubabwira ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi nawe nifuza kuza kumva muri iki cyigisho ngo gigutere gufata icyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana bigishoboka. Ugiye kucyumva rwose witonze. Ngiye gusoma mbere ku murongo wa 37 hano muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 37 hananditswe ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, iyi yari iminsi mikuru y'ingando kandi yashushanyaga iminsi mikuru tuzagira mu ijuru mu myaka 1000, nkuko nabibasomeye muri iki gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Batubwira yuko iyo minsi yashushanyaga uko abantu bazavanwa mu isi bakajya mu ijuru, kandi bakazaba rwose batsinze burundu batuzongera guhura n'akaga. Nicyo minsi yashushanyaga. Yesu rero nawe umunsi umwe yayigiyemo, ariko asanga abantu batakaje ikintu cy'ingenzi, ariko ikintu batakaje aza kubabwira ikindi kintu cy'ingenzi bakora kugira ngo bazaboneke mu minsi mikuru yo mu ijuru, kuko iyo mu isi yari imaze kugenda igira ikibazo.
mwumve rero ukuntu yabivuze. Handitse ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ariwo munsi mukuru uruta iyindi, Yesu ahagarara avuga cyane ati umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Imana ishimwe cyane. Yesu muri iyo minsi mikuru yitegereje abantu baratakaje ikintu cy'ingenzi, atangira kubagirira impuhwe. Aravuga tumva rero muri mu minsi mikuru yo kwishima yuko umwaka wasoje wanyu, ariko hari ikintu mubura, mukeneye kuza mukanywa kugira ngo mushire inyota. Umuntu rero nagira inyota aza aho ndi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivugiye yerekeje ku mwuka wera uwo bamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Abantu bari bakeneye Imana nubwo bari baje mu minsi mikuru y'ingando, nk'iminsi yo kwishima yuko bababariwe, nk'iminsi yo kwishima yuko bazaba mu ijuru, nk'iminsi yo kwishima yuko Imana rwose izabaha gutsinda kandi ikabaha umugisha wo kuzaboneka mu ijuru kandi bakahanezererwa. Kugira ngo ibi bintu tubyumve neza, kuko uyu murongo ni umurongo unejeje uri muri rarika ry'Imana, ngiye kubasomera amagambo ari muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, kuri paji ya 307. Mwumve igihe Yesu yavugaga iri jambo, kandi yaravuze ijambo rikomeye cyane dukwiye gutekerezaho ngewe nawe. Haranditswe ngo iki kuri paji 307 mu Uwifuzwa ibihe byose, ku cyigisho cya 49 kivuga iminsi mikuru y'ingando. Urumva ko bagiye kutugara mu minsi mikuru y'ingando igihe Yesu yitabiriye, n'undi bagiye kutubwira kuri aya magambo ari muri Yohana igice cya 7 umurongo 37 kugeza ku murongo 39. Mwumvire kuri page 307, reka mbariho nisomera. Haranditswe ngo Yesu yarazi icyo imitima yabo ikeneye. Mu bantu bari baje muri iyo minsi mikuru y'ingando, Yesu yarazi ko imitima yabo ikeneye. Nawe uyu munsi nubwo wajya mu minsi mikuru y'amatorero, nk'uko amatorero agenda agira iminsi mikuru yayo, ugomba kubanza kumenya ko Yesu hari ikintu azi ukeneye kandi ko ushobora kuyibamo, nyamara mu by'ukuri utarahindutse bikaba n'igihombo kuri wowe. Haranditswe ngo iki? Yesu yarazi ko imitima yabo ikeneye. Ikuzo, ubukire ndetse n'icyubahiro ntibishobora kunyura umutima. Bavandimwe banjye, mbega kuntu aya magambo atangaje. Abantu uyu munsi bazi ko bakeneye ikuzo, icyubahiro, amafaranga, ariko ibyo bintu ntabwo bishobora kunyura umutima kandi ntabwo bishobora kuzatanga ubugingo buhoraho. Ntabwo kuba mu bintu bishashagirana, kuba mu bintu binejeje, kuba mu bintu bisa nk'ubutungane ariko atari ubutungane, ntabwo ibyo bintu bishobora guhesha umuntu umugisha. Kugira umugisha muri ubuzima ni ukwihana ukakira Yesu mu bugingo bwawe. Nibwo ufite umugisha. Ndababwira impamvu ufite umugisha. Ntabwo ufite gusa umugisha w'ibyo mu ijuru, ahubwo uzaba no mu ijuru kandi ukaba no mu isi nshya. Mu gihe umuntu uyu munsi wumva hari ibintu byo muri ubuzima afite, abashobora kuba gusa atakaje kubugira ibintu byo muri ubuzima gusa biri aho ngaho, ibintu bisanzwe, ariko akaba atazaba mu isi nshya, akaba atazaba no mu ijuru. Urumva ko nta mugisha uwo muntu aba afite. Umuntu rero ufite umugisha ni umuntu ufite ibyo mu ijuru, akazaba azaba no mu ijuru, kandi si ibyo gusa, akazaba no mu isi nshya. Baratubwiye ngo iki rero, aya magambo yose ngiye kuyabasomera uko akurikirana. Aya magambo ni amagambo yo gutekerezwaho cyane. Aranditswe ngo Yesu yarazi icyo imitima yabo ikeneye. Ikuzo, ubukire ndetse n'icyubahiro ntibishobora kunyura umutima. Umuntu nagira inyota aza aho ndi. Abakire, abakene, abakomeye n'aboroheje bose barahamagawe. Yasezeraniye abaremerewe kubaruhura imitwaro yabo, guhoza abashavuye, guha ibyiringiro abacitse intege. Abenshi mu bumvaga Yesu bari barazahajwe no kubura ibyiringiro. Abenshi bari bafite agahinda kishe mu mitima yabo. Abenshi ni abaharaniraga guhaza irari ryabo mu by'isi ndetse no gusingizwa n'abantu. Ariko igihe babigeragaho basanga ari ukuvomera mu rutete, ku buryo batashoboraga gushira inyota. Bari bahagaze mu birori byuzuye ibishashagirana byinshi, ariko batanyuzwe kandi bafite agahinda. Ubwo Yesu avuga ati ufite inyota naze. Ayo magambo yabakuye mu bitekerezo by'agahinda, maze ubwo bakurikiranaga amagambo akurikiyeho yabateye kugira ibyiringiro. Mwuka wera yabahaye gutekereza ayo magambo kugeza aho baboneye ko ari amagambo abaganisha ku mpano y'agakiza. Mbega amagambo atangaje. Mbega ukuntu Yesu yabonaga abantu baje mu minsi mikuru y'ingando, yari iminsi ishashagirana rwose. Byagaragaza yuko abantu banezerewe, byagaragaza yuko abantu baguwe neza, byagaragazaga yuko rwose ubirebe mu maso ya kimuntu abantu nta kibazo. Ariko Yesu yitegereza ibihishwe, yasanze bafite agahinda mu mutima ndetse nta n'ibyiringiro bafite.
bavandimwe banjye, mbega ukuntu Imana uyu munsi kureba ibintu ikabireba hirya cyane ibyo abantu bahozaho amaso. Ngo benshi bari barashatse ubukire babugeraho, ariko bigasanga bameze nko kuvomera mu rutete. Benshi ngo bari bashatse icyubahiro banakigeraho, ariko igisanga icyo cyubahiro nta kintu kibamariye, bari bagifite agahinda kihishe. Imana iraguhamagara uyu munsi, wowe uyu munsi ni wowe Imana iri kubwira. Irakubwira ngo ufite inyota ngwino aho Yesu ari. Ugeze kuri Yesu abagize rwose umugisha, amahoro aruzura. Ntabwo kuba mu bishashagirana bishobora gutanga amahoro y'umutima, ntabwo kuba mu gahunda z'itorero bishobora gutanga amahoro y'umutima. Hakeneye kujyana isano nzima na Yesu, kuko na Yesu muri iki gihe ari muri ibi birori, ariko asanga abantu hari ikintu babura, kugeza ubwo ngiye kubahendera babwira tumva ufite inyota naze ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ati kandi imigezi y'amazi y'ubugingo izahora idudubiza muri we. Ati kandi abantu bateze amatwi ayo magambo ngo bumvishije mwuka w'Imana ari nko kubararikira rwose kwihana bakabona agakiza. Mbega ukuntu bitangaje, mbega n'uyu munsi ukuntu ibyo bintu bishoboka. Aho umuntu ashobora kumva ari muri gahunda zo gusenga, ariko nyamara hari kinabura kandi cy'ingenzi. Ariko aya magambo Yesu yavuze n'uyu munsi nawe arayakubwira, kandi ashaka yuko ufata icyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana. Amagambo rero n'undi kuri iyi page akurikira yanga yaravuga ngo amagambo ya Yesu abwirwa bafite inyota aracyumvikana uyu munsi, kandi turayabwirwa n'imbaraga nyinshi gusumbya abayumvise bari muri iyo ngoro y'Imana kuri uwo munsi wa nyuma w'ibirori. Isoko irafukuye ku bashaka bose, abarushye n'abananiwe bemerewe kunywa ku mazi y'isoko y'ubugingo. Yesu aracyahamagara ati kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi idudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Aya magambo ni amagambo atangaje cyane. Aya magambo aratubwiye ngo amagambo ya Yesu abwirwa bafite inyota aracyumvikana uyu munsi, kandi turayabwirwa n'imbaga nyinshi gusumbya abayumvise bari mu ngoro y'Imana kuri uwo munsi wa nyuma w'ibirori. Urumva yuko amagambo ya Yesu uyu munsi aracyararika abantu kongera kubona umugisha w'Imana, kubwo kusanga Kristo kugira ngo abone umugisha w'Imana. Muri Yesaya 55 ubundi handitse amagambo nk'ayo, aho Imana ibwira abantu tumva mwese abafite inyota nimuze mujyana amazi y'ubugingo ku buntu. Kandi Imana ikavuga ngo mbasezerana imbabazi zidahwemye n'izo nagiriye Dawidi. Kandi bavandimwe rwose niwo murongo w'Imana. Imana harika abantu rwose kubona umugisha w'Imana, bakazabona ubugingo buhoraho, atari kuba mu bishashagirana gusa, atari kuba mu mihango y'idini gusa, atari kuba ko umuntu asenga gusa, aho Imana ikeneye yuko abantu bajyana isano nzima na Kristo. Nibyo bintu by'ingenzi kandi by'ukuri. Imana iraguhendahenda cyane, kandi irarika ry'Imana rwose mu buryo bukomeye cyane. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ikintu gikomeye mu gihe Imana iturarika. Iratubwira ngo rero nagiye kubategurira hanyu, kandi ubwo nagiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyana iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Urumva ko irarika ry'Imana iracyararika abantu bose kuzabona umugisha. Ndabyibuka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 10 n'uwa 11 handitsemo amagambo igihe abigishwa ba Yesu barekeje Yesu bageze Betaniya, Yesu agatandukanwa nawe. Abamarayika b'Imana baje babonekera abigishwa Yesu baravuga ati mva bagabo bigarira niki kibagaritsa n'umutumbira amaso yanyu mureba mu ijuru, uko mubonye agenda niko azagaruka. Niye mubwire ko Yesu rero bari hafi kugaruka, kandi ategereje abantu bamaze kumarwa inyota nawe bikitwa uyu munsi. Kubera iki? Nuko tugomba kugira imibereho itunganye tukiri muri ubu buzima. Nta muntu uzabona imibereho itunganye nyuma yuko apfuye, ntabwo bishoboka. Tugomba kwakira imibereho itunganye tukiri hano muri ubu buzima. Kandi n'Imana itubwiye, aho Imana ivuga ati mwese abafite inyota nimuze munywa amazi y'ubugingo ku buntu. Imana irakurarika rero. Kandi aya magambo yavuzwe muri ibyo birori bishashagirana byuzuye ibintu bigaragarira amaso. Ibintu bigaragarira amaso nta bihuriye n'iby'agakiza. Agakiza k'Imana Imana ashaka kuduha kandi kakaduhera mu mitima yacu hakabaho imico ihindutse. Imana ashaka kuduhereza iyo mico mu gihe dusanze Kristo tumwizeye, kandi Imana ikubivugira muri ijwi riheruka kugira ngo umuntu yakire imbabazi z'Imana. Muri igitabo cyitwa Abahirwa ni bande bavugaho ijambo dukwiye gutekerezaho. Kuri page yacyo ya 21 handitse amagambo avuga ngo nta kintu cyanduza kizinjira mu bwami bw'Imana. Nta kintu cyanduza kizinjira mu bwami bw'Imana. Ntacyo. Kandi Imana yakurarika ngo injiruze ubona amazi y'ubugingo ku buntu. Nta kintu cyanduza kizaboneka mu bwami bw'Imana. Abantu bose bazaturayo bazagomba guhinduka bagire imitima iboneye bakiri hano ku isi. Kandi
kandi Imana impamvu izi yuko turi abanyantege nkeya, Imana izi ko turi abanyantege nkeya ku buryo nyine bisaba yuko iduha imbaraga ikaduhindura. Niyo mpamvu Imana ihora irarika ati bana wanjye mu mutima wawe, niyo mpamvu Imana ihora ikurarika ikakubwira tumva nimba ufite inyota ngwino ujyana amazi y'ubugingo ku buntu. Iri jambo riratubwiye ngo nta kintu cyanduza kizinjira mu bwami bw'Imana. Abantu bose bazatura bazagomba guhinduka bagira imitima iboneye bakiri hano ku isi. Umuntu wiga ibya Yesu azagaragaza ko atarangwamo ingeso mbi n'amagambo adakwiriye ndetse n'ibitekerezo bibi. Kristo naba mu mutima hazabamo kwera no gutunganya ibitekerezo n'imibereho. Imana idufasheho kugira ngo iyo mibereho tuyigire bigishoboka uyu munsi, kuko abo bantu bagize iyo mibereho itunganye muri ubu buzima nabo bazaboneka mu ijuru kandi baboneke no mu isi nshya. Ndakurarikira kuzabonekayo, ndakurarikira kuzagira uwo mugisha, ndakurarikira rwose kugira uwo mugisha w'Imana, kuko ari umugisha w'Imana rwose, kandi ari umugisha nakwifuza ko nawe ubwawe wagira bikitwa uyu munsi. Rero tuzaboneka mu ijuru mu myaka 1000, tuzaba turi mu ijuru rwose. Imana izaduha uwo mugisha. Reka dusubire mu byahishuwe, dusubire mu byahishuwe igice cya 20, dusomeyo amagambo ahari. Igice cya 20 ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 4. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciye ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Imana ishimwe cyane. Nuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona n'abazicayeho bahabwa ubucamanza, mbona imyuka y'abaciye ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Urumva yuko iyi myaka 1000 tuzayibonekamo mu ijuru, kandi hazabamo n'ikintu bita ubucamanza. Abantu bazaba bageze mu ijuru ko bazaba ari abanyana bagenzi babo hano ku isi, bazaboneka nabo mu bacamanza mu isi. Ijambo ry'Imana natubwiye ngo bimana na Kristo bamara imyaka 1000. Umurongo wa 5, uwo niwo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye nibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Abasigaye n'abazaba batarihannye, n'abazaba bagomba kuzarimbuka nyuma y'imyaka 1000 ishize. Kuko uyu murongo uratubwiye ngo uwo niwo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye nibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana Kristo, kandi bazimana nayo imyaka 1000. Amen. Mwumva yuko tuzaba mu myaka 1000 ukuntu ukuri kandi kuzuye. Ariko tuzaba twarabaye imyaka 1000 twarabonye ubutungane bw'Imana tukiri hano ku isi, kandi tuzaba twemeye irarika ry'Imana tubwira ngo tugomba guhereza umutima wacu n'impagarike yacu bikagengwa n'Imana yonyine, Yesu ubwe agatura mu mutima wacu. Rero tuzatura mu myaka 1000 mu ijuru, kandi iyo myaka 1000 nishira tuzagaruka hano ku isi. Isi zaba yaragizwe nshyashya, kandi ikintu tuzaba dukora mu ijuru nyuma nyine yo kurya ku giti cy'ubugingo, ko Imana izatugabura ku giti cy'ubugingo kugira ngo ituvure rwose duhindure ubwoko bwayo, itugire n'abantu bazima. Tuzakora ikindi kintu bita ubucamanza, nkuko tubisomye yuko hagomba kuzaboneka n'ubucamanza mu ijuru. Ngiye gusoma amagambo ari mu Bakorinto ba mbere igice cya 6, ngiye gusomera ku murongo wa mbere. Abakorinto ba mbere igice cya 6 mere ku murongo wa mbere handitse ngo iyo umuntu wo muri mwe afite icyapfa na mugenzi we, mbese ahangara kuburanira ku bakiranirwa ntaburanire kubera. Umurongo wa 2, ntimuzi yuko abera bazacira bise urubanza, ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi. Ntimuzi ndetse yuko tuzaca abamarayika urubanza nkaswe iby'ubu bugingo. Rero aya magambo aratangaje. Urumva ko abera nibagera mu ijuru bazacira bisi urubanza, bacira na Satani n'abadayimoni be urubanza. Iyo myaka 1000 rero uretse kwishimira mu ijuru, hazabaho n'icyo guhita guca urubanza ku bazaba batagiye mu ijuru, kubera yuko bazaba barajimije ubugingo bwabo kubwo kwegura ubugingo bwabo Satani. Bavandimwe banjye, mu gihe tuzaboneka mu ijuru mu myaka 1000, ndagira mbabwire yuko Imana ishaka yuko rwose tuzahaboneka, kandi tuzahaboneka rwose. Ariko iyo myaka 1000 nishaka ko imirimo tuzaba tugomba gukora izaba irangiye, tuzagaruka ku isi yagizwe nshyashya. Amen. Tuzagaruka muri iyi si nshya izaba yaratunganijwe. Ibyahishuwe 21 bitubwira ikintu gikomeye kuri iyo mvugo ivuga yuko tuzagaruka ku isi nshya. Haranditswe ngo iki? Ibyahishuwe 21
haranditswe ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwa Yerusalemu rushya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivugira kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Aya magambo rero aratangaje mu gihe twiga yuko ijuru rishya n'isi nshya bizabaho, nuko imyaka 1000 izaba irangiye mu ijuru bizasoza Yesu agaruye ubwoko bwe hano ku isi bwatunganijwe bwahabaye imyaka 1000 bwaraciye urubanza butunganye bumeze neza bwarahanaguwe amarira. Ijambo ry'Imana rikutubwira yuko ijuru rishya n'isi nshya bizabaho kuko ibya mbere bizaba byarangiye. Ndagira ngo mbabwire yuko igihe twiga aya magambo yo kuba mu ijuru imyaka 1000 ndetse no kuba mu isi nshya, ndagira ngo mbabwire yuko rwose dukwiriye kurushaho gutekereza kwegura Imana ubugingo bwacu. Ndagira ngo mbabwire ko kandi iyo ugiye mu ntambara ikomeye ku kigisho cya 42 kitubwira ijambo rikomeye uko bizaba byifashe muri iyo myaka. Kwirezo ry'imyaka 1000, ubwo imyaka 1000 izabirangiye mu ijuru, kwirezo ry'imyaka 1000 Kristo yongera kugaruka ku isi aza aherekejwe n'ibihumbi byinshi by'abacunguwe kandi bashagawe n'ingabo z'abamarayika. Akimanuka mu cyubahiro n'igitinyiro amagara abanyabyaha kuzuka kugira ngo bacirwe hiteka. Bava mu bituro ari iterano rinini ringana n'umusenyi wo ku nyanja. Mbega itandukaniro hagati yabo bazutse mu muzuko wa mbere. Abakiranutsi bazutse bambaye ishusho yo kudapfa kandi y'ubwiza n'imbaraga za gisore. Abanyabyaha bo bazukana ibimenyetso by'indwara n'urupfu. Urumva ko imyaka 1000 izaba yarangiye, noneho Kristo azaba aje ashagawe n'ingabo z'abamarayika ndetse n'abacunguwe bakavanwa mu isi, bazabagarutsa hano ku isi kugira ngo bahabwe isi yabo, isi nshya itunganye itarimo icyaha, kuko Satani azaba agiye kugikurwamo ndetse n'abanyabyaha bazaba bagiye kurimbuka. Rero mu gihe nguhendahindira cyane mu kwegurira Imana ubugingo bwawe, ndagira ngo umenyeshe yuko hariho imigabane 2 y'abatuye isi, abazajya mu ijuru n'abatazajyayo. Ukwiriye kurushaho kubitekereza. Urumva nitugaruka hano mu isi nshya bizaba bitunganye. Yesaya 65 ngiye gusoma ku magambo ahereye ku murongo wa 17 haranditse ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizibukwa ukundi kandi ntibizatekerezwa. Urumva ko ntago tuzongera kwibuka ngo umuntu yaratuye hana, umuntu yaratuye i Kigali, undi yaratuye i Burayi, undi yaratuye muri Amerika. Ntago ibyo bintu tuzongera kubyibuka, bizahanagurika mu bwenge bwacu rwose. Tuzongera tube mu isi nshya tutazi ibyabaye kera uko byagenze. Bizatuvanwaho, ntago tuzongera kwibuka ibyatugoraga n'ibyatuvunaga. Haranditse ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizibukwa ukundi ntibizatekerezwa, ahubwo nimunezerwe mujye mwishimira ibyo ndema, kuko ndemye Yerusalemu ngo mpagire ibyishimo, nkarema abantu baho bakaba umunezero. Nzanezererwa i Yerusalemu nishimira abantu banjye, kandi ijwi ryo kurira n'imiborogo ntibizahumvikana ukundi. Biratangaje cyane. Mwisi nshya ntago azongera kuba ibintu by'akababaro, nta gupfusha abantu, nta muntu washonje, nta muntu urutundi, nta wambaye ubusa, nta nutekereza ukuntu azabaho. Mwisi nshya rwose tuzaba tumeze nk'uko Adamu na Eva bakiri hano ku isi batarakora icyaha bari bameze, kandi murabizi yuko bari baguwe neza cyane. Umurongo wa 21 bazubaka amazu bayabemo kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo. Muvuga kuvuga atari ko mwisi nshya ko numva hazaba hari akazi. Nibyo rwose hazaba hari imirimo, kandi iyo mirimo izaba yo kunezeza abantu bazaba bari mwisi nshya. Ubundi umurimo uretse ko Satani yawangije kubw'icyaha, umurimo ni ikintu cyiza. Nibuke ko Adamu na Eva nabo bati muri Edeni, ijambo ry'Imana ritubwira yuko bagombaga guhingira Edeni kandi bakayirinda. Ibyo rero byari byiza kandi byo tuzasubizwa muri Edeni. Umurongo wa 22 nibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, nibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti, kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimiye imirimo y'intoki zabo. Ntago guhunga kuzabaho. Umuntu azubaka inzu ibiye, nta muntu uzaba agundi nabi, nta muntu uzaba yifuriza undi kibi, nta muntu uzaba ashaka kugwa nabi. Abantu bazaba ari beza cyane kandi batunganye. Rero aya magambo aratubwira ikintu gikomeye. Nibazaruhira ubusa kandi bazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Maze ubwo bazaba tarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Isega n'umwana w'intama bizarishanya, intare zizarisha ubwatsi mw'inka. Umukungugu ni uzaba ibyo kurya by'inzoka, ni bizaryana kandi bizarimbura hose ku musozi
wanjye wera, ni kuwiteka avuga. Imana ishimwe cyane yuko yaduteganije rwose ko tuzaba mu ijuru kandi tukanezererwa, kandi byanze bikunze ibyo bintu ni umunezero kuri njye namwe. Mbega ukuntu binejeje, mbega ukuntu mbararikira kuzaba aho hantu. Tuzaba mu ijuru mu myaka 1000 kandi tuzaba no mu isi nshya. Kandi Imana atubwira ngo mwana wanjye mu mutima wawe, mbega ukuntu tuzaba ahantu heza, mbega ukuntu icyo bintu nakwifuza ko nawe uzahaboneka. Biratangaje cyane kandi birananejeje cyane. Intambara rero izabisoje. Yesu ibintu byose byaduhangayikaga bizabigeza ku musozo, kandi ibyo bintu biri bugufi cyane kugera. Ndakurarikira cyane kuzaboneka aho hantu, ndakurarika rwose. Mbese bizagenda bite igihe tuzaba tugeze mu ijuru? Amagambo asoza iki gitabo cy'intambara ikomeye, havugaho amagambo ntabura kubasomera mu gihe dusuzanya iki cyigisho, dusozanya irukurikiranwa ibi byigisho twagombaga kwiga kugira ngo turusheho gutekereza. Haranditse ngo iki? Intambara ikomeye irarangiye, intambara izaba yarasoje, Satani azaba yaratsinzwe. Intambara ikomeye irarangiye, ibyaha n'abanyabyaha ntibizongera kubaho ukundi. Ijuru ryose n'isi yose birejejwe. Amen. Umunezero usaba imitima y'ibyaremwe byose. Imigezi y'ubugingo, umucyo n'umunezero bitemba bituruka ku muremyi bisendera hose, guhera ku kanyabuzima gatoya kadashobora kuboneshwa ijisho ukageza ku isi irusha izindi ubunini. Ibyaremwe byose, ibihumeka n'ibidahumeka, mu bwiza bwabyo busesuye no mu munezero wabyo uhoraho, bitangaza ko Imana ari urukundo. Imana ishimwe cyane. Ndakurarikira cyane kuzaboneka mu ijuru. Kandi umuntu uzagera mu ijuru mu myaka 1000 nawe uzaba mu isi nshya mu myaka yindi yose, uko abantu bazabaho igihe n'igihe. Ntabwo abantu bazongera gupfa, ntabwo urupfu Imana igeze ruremera abantu. Ni Satani waruzanye kubw'icyaha yakoresheje umuntu. Ariko uyu munsi umuntu ashobora kwegurira Imana ubugingo bwe, bigashoboka akazaboneka muri iyi myaka 1000. Birashoboka muvandimwe wanjye. Egurira Imana umutima wawe kandi uzaboneke muri iyi myaka 1000 mu ijuru. Nibyo nkwifuriza, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Wadusezanyije yuko uzarema ijuru rishya n'isi nshya, kandi mbere yuko uzatugeza mu ijuru rishya n'isi nshya, uzatugeza mu ijuru mu myaka 1000. Mana, uzadushoboze kuhagera, uduhe Mwuka wera kandi udushoboze kwihana by'ukuri. Uhamagariye abantu bose abarushye n'abaremerewe ngo bagusange ubaruhure, udushoboze kwakira umugisha wawe, udushoboze kukwizera, udushoboze kwegurira ubugingo bwacu bigishoboka, kandi uturinde kuzarira no gutakaza ibyiringiro byacu kuri mu ijuru kugira ngo duhabwe uwo mugisha. Mana, uduhe umugisha wawe, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen.